ineza yawe, urukundo rwawe, imbabazi zawe ntibirondoreka. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu Kristo nashimwe, Imana ishimwe cyane. Dushimye Imana izinze ijoro ikazingura amanywa. Dushimiye Imana intwari ku rugamba. Dushimiye Imana y'inyembaraga n'inyamaboko. Dushimiye Imana yuzuye impuhwe, yuzuye imbabazi n'urukundo. Dushimiye Imana itabura uko ibigenza. Dushimiye Imana yacu yakwimanye, yongeye irabikoze. Imana nishimwe. Dushimiye Imana ivuze ngo baho ukaba ubayeho. Dushimiye Imana itabura uko ibigenza. Muri iki gitondo tubanje Imana, tuyizamuriye icyubahiro cyayo. Ni ukuri icyubahiro iragikwiriye. Tubanje Imana hose muri byose. Tubanje Imana mu kazi kacu, ku byacu no ku bacu. Tubanje Imana. Nawe mwene data, hereza Imana icyubahiro. Banza Imana muri gahunda z'uyu munsi. Banza Imana ku bawe no ku byawe. Mu izina rya Yesu Kristo, Imana ihabe. Imana ihakubera nanjye ihambere. Imana ihagarare hagati yawe n'ababisha bawe. Imana ntiyemereye ko wegerana nabo. Imana ihabwa icyubahiro. Ndagusuhuje mwene data, wowe tubana mu mwanya wa niba turi buri gitondo. Wowe uri ku migabane itandukanye y'isi. Abo tubana hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Bene data abakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Ndagusuhuje wowe uri mu bihe byo gushima Imana, wuzuye amashimwe ku by'Imana yakoze. Ni ukuri urusheho gushikama ku Mana yawe. Iby'umunezero ntibiguhungabanyirize ibihe byo gusenga. Wowe uri mu bihe ufashe igihe mu ntambara, ndacyakubwira ko hari Imana ikora ibitangaza, Imana iruhura abanyamibabaro. Iyo Mana rero uyishikamizeho umutima, izaza kuzaho rwose, ntabwo izaceceka, uzabirebesha amaso yawe. Nakubwiraga rero ngo komera ku Mana yawe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Turacyari muri teme yacu ivuga ngo tuza Imana ikoresha itegeko ryayo. Twasanze ko mu bihe byiza byo gusenga, umuntu agira igihe cyo gutuza, ugira igihe cyo kwiyama andi majwi, ugira igihe cyo kwihererana n'Imana, ugira igihe cyo gusoma ijambo ry'Imana ukumva icyo Imana ikubwira, ugira igihe cyo kuramburira umutima wawe imbere y'Imana, ukayibwira ngo ni ukundi Imana, ukayibwira ngo Mana nyeza umboneze untunganye. Warangiza kwiyeza no kwisubiramo, ugahamagara Imana ku buzima bwawe, ukabwira Imana ngo rero mfite ibingoye n'ibinduhije, nyaguhora ku ngoma Imana, bimberemo muremyi wanjye, mucunguzi wanjye, mwami wanjye Yesu Kristo. Ineza yawe n'urukundo byawe nibingarukeho, wongere ungarukeho, ugira icyo unkorera. Ibyo ubikora wihereranye n'Imana kandi wuzuye ituze. Hari ibyo wimye amaso yawe, hari ibyo wimye ururimi rwawe, hari ibyo wimye intambwe z'ibirenge byawe ndetse n'amaboko yawe. Icyo gihe uba uri mu bihe byo kwiyeza, waturije imbere y'Imana. Narakubwiye ngo tuza Imana ikoresha itegeko ryayo. Tuza muri ibyo bigeragezo urimo. Tuza kuko nugira amagambo menshi mu kigeragezo, aho kugira ngo ubisobanure urabisobanya. Utuze uceceke. Uceceke, Imana ikoresha itegeko ryayo ikurengere. Tuza yewe, tuza. Warirutse, waragenze, wanyuze mu bantu batandukanye, ariko nta gisubizo wabonye cy'ikibazo cyawe. Ndakubwiye rero ngo tuza, ahubwo wikingirane mu cyumba cy'inzu yawe, ushwanyukire Imana, uyibwire uti Imana ni wowe wandengera aho abana b'abantu bantereranye, ni wowe wandengera ukantabara. Tuza Imana ikoresha itegeko ryayo. Imana nishimwe cyane. Nyemerera dusome ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariko. Ni ibice 4. Turasoma umurongo wa 35 tugeze ku 39. Titire handitse ngo aturisha inkubi y'umuyaga wo mu nyanja. Imana ishimwe. 35 kuri uwo munsi bugorobye arababwira ati twambuke tujye hakurya. Basiga abantu
bamujyana mu bwato yahozemo, kandi hari n'andi mato hamwe nabwo. 37 nuko ishuheri y'umuyaga iraza, umuraba wisuka mu bwato bigeza aho bwenda kurengerwa. Yesu asinziriye aryamye ibwerekeza yiseguye umusego, baramukangura baramubaza bati, mwigisha, ntubyitayeho ko tugiye gupfa? Akangutse acyaha umuyaga, abwira inyanja ati, ceceka utuze. Umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose. Imana nishimwe. Aya magambo nk'uko uyumvise ntago ari inkuru ndende cyane, ariko habayeho ikintu cy'uko Yesu yari ari mu bwato ari hamwe n'abigishwa be. Nuko bageze mu bwato ngo umuyaga w'ishuheri uraza, umuyaga wa muyaga ujya ukakuzunguza, wa muyaga wakujunguje ukagutera amarira menshi, wa muyaga wakujunguje abantu bakaguseka, wa muyaga wakujunguje abantu bakagufataho ijambo. Ngo umuyaga wigeze uza abigishwa bari mu nyanja. Inyanja yawe ni iyi si urimo, inyanja yawe ni iyi si ugendamo, inyanja yawe nawe uyirimo. Ngo ariko haje umuyaga w'ishuheri, ngo umuyaga w'ishuheri uraza yewe, ngo umuraba wisuka mu bwato. Ni ukuvuga ngo aho bari bicaye barafashe barakomeza, ariko umuraba wisuka mu bwato. Ni kwa kundi nawe umuyaga ukuzunguza, ariko wamara kukuzunguza ndakubwira ni ikigeragezo uhura nacyo, cyaba ikigeragezo cy'ubukene. Umuraba wisuka mu bwato byaba kugeza aho wirukanwa mu nzu kandi usenga, byaba kugeza aho urwara uburwayi bukabura umuganga kandi wivuza. Ngo umuraba wisuka mu bwato yewe, umuyaga w'ishuheri ukomeza ubazunguza. Ntabwo byoroshye. Ngo bigeze aho ubwato ngo bwenda kurengerwa. Noneho ngo Yesu we yarisinziriye. Hari igihe dusenga tukagira ngo Yesu ntabyitayeho, hari igihe usenga ukagira ngo Yesu arasinziriye, ariko Yesu aba ari gushaka kureba kwizera kwawe n'ukwanjye. Yesu ategereza kureba kwizera kwacu, Yesu ategereza kureba yuko dutuza, Yesu ategereza kureba yuko twiherera tukamwizera, tukamwiringira, tukiringira imbaraga ze. Ngo rero Yesu yari ameze nk'usinzira, ngo yari asinziriye, ngo yari yiseguye n'umusego yewe. Ngo baramukangura, ngo baramubaza bati, mwigisha, ntubyitayeho ko tugiye gupfa? Nawe hari igihe ubwira Imana ngo se ntabwo ubyitayeho ko bampaye pirive ya mbere, iya kabiri n'iya gatatu, bakaba bagiye kwa mudugudu, bakaba batanze ikirego kuri polisi bagiye kunsohorana n'utwanjye. Ese Yesu ntubyitayeho ko imanza zibaye nyinshi, ntubyitayeho ko urucunaguzo rundembeje, ntubyitayeho ko inzara ituriye tumaze, ntubyitayeho ko ubushomeri bumaze igihe kirekire. Ukabwira Yesu ayo magambo kuko n'intumwa ze zarayamubwiye. N'uyu munsi rero abasenga bajya bagera igihe cyo gucika intege, ukabwira ngo Yesu kunyihoreye, Yesu kutabyitayeho, kandi mbona bigeze iwa Ndabaga. Ese ntabwo ubyitayeho rwose, k'imyaka imbanye myinshi nta rushako, ntabwo ubyitayeho ko ubushomeri bunyishe, ntabwo ubyitayeho ko bizinesi yanjye mbona ihungabanye irangiye. Ese Yesu ntabwo ubyitayeho ko abasekerera bagwiriye, Yesu ntabwo ubyitayeho. Nuko ngo Yesu arangije
ngakangutse akora ikintu cy'igitangaza. Nakubwiye ngo tuza, Imana ikoresha itegeko ryayo, haleluya, ngo Yesu akangutse acyaha umuyaga, abwira inyanja, haleluya. Imana y'inyembaraga n'ubushobozi, ijwi ry'Imana ryumvwa n'umuyaga n'inyanja byose birumva, bifite amatwi, wowe wavuga ntibyakumva, ariko niwizera ugatuza, Imana irakoresha itegeko ryayo, hahandi utagera ngo bumve, hahandi utavuga ngo ijwi ryawe ryumvikana. Yesu ngarangije acyaha inyanja ati ceceka utuze. Yesu nawe ajya atanga itegeko ryo kubwira ikintu cyose kigatuza. Aravuga ngo ceceka wa nyanja we, ceceka wa bushomeri we, ceceka wa burwayi we, ceceka wa nzara we, ceceka wa ndimi we, ceceka mw'abanyamagambo we, nimuceceke mutuze, ceceka utuze. Yesu aracecekesha kandi agaturisha, ngo umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose. Imana ishimwe. Reka ibyari biguhagurukiye Imana itegeke, ikoresha itegeko ryayo, bituze mu izina rya Yesu. Ariko nawe ndakubwiye ngo tuza. Imana ikoresha itegeko ryayo, ikoresha itegeko ryayo kuri icyo kigeragezo kiguhabije umutima. Tuzi Imana ikoresha itegeko ryayo, nk'uko yacecekesheje umuyaga, nk'uko yacecekesheje inyanja igatuza. Reka nkubwire, Imana ifite ububasha, ifite imbaraga, ifite ubushobozi. Icyo usabwa wowe ni ugutuza. Tuzi Imana ikoresha itegeko ryayo. Shalom shalom. Imana ibaha umugisha, Imana ibishimire, Imana ibanezeze, muhahe muronke. Ineza yawe ku mwana w'umuntu, ineza